ntabwo nta kidasanzwe ntuze kwitega ibintu bidasanzwe gusa ikintu ngira ngo nkubwire ubu tuvugana mu rugo iwanjye ngiye na madamu Josiane urukundo rwawe rumeze gutya uzakomeza urya imitsi yanjye I'm very tired ariko setana wowe nta muryango ugira wagombye kwitaho nawe ese wazari turamugenga tukamubabaza ubundi akumva nawe uburyo kubabaza abantu biryana ujyanye numve undi mushuti wawe uretse njyewe undi muntu wizera ntabwo ari ukumugeranya Ibra biswe inshuti yanjye kuva kera twiganye kuri kaminuza kiza amahirwe yo kubona kampani Ibra niwe muntu wa mbere twatangiranye n'umukozi wanjye n'uyu munsi tukiri kumwe ndumva Ibra niwe muntu wawuzi ibintu byanjye byinshi niwe muntu ushobora gufatanya inshuti yanjye magara cyane ugereranyije n'abandi nagira ngo numve ko ari Ibra none ndumva ari we Hi. How's everything? Good. Pretty good there? Boneza, iby'akazi ahubwo ubwo ngubwo ibindi bisinze ubu uri kubibaza kuko habuze gato nari mpfuye nari nsize ubuzima mu muhanda habuze gato mba napfuye twapfuye habuze gato nari maze gishukura imaduri impanuka y'ibiki impanuka y'ibiki ngo nje numva nazi n'ahantu ndi nje ntwaye numva atari njye utwaye numvaga ntazi ahantu ndetse nkwese nibuza ukuntu ngiye gupfa byibuze n'amapfire mu muko n'umukunzi wanjye Imana ishimwe basi gutashya wumve ngo nari mu mpanuka y'imodoka amahirwe nagize nuko natabaye n'umuntu iyo ataza kuntabara ngo tuvugane mba napfuye none se reka mubaze umuntu wagutabaye basi iyo munyura nanga nanjye nkamushimira ibyo bitekerezo ntabwo ari kubigira sinkureshya numvaga ntazi ahantu ndi numvaga nabaye nk'igishusho ariko icy'ingenzi ubu ngubu nikomeze ni byiza cyane ko utashye rwose ariko ntabwo nimba ubona barebye mu wabonye ukuntu umeze banarebye ndumva noneho ikintu cyiza biri kujya mu biro kwicara muri salo ndananiwe ndumva twagenda nkabanza koga tukoga and then nkabona kuza kwicara muri salo ikibazo byose bizaho koko ubu sino business kandi nyitaye koko ubu simba mu mugabo uramugabo sindabigenza gute ko yambwiye ngo nimukenera nzamubwire none ubu sinimeze ndazikura Imana we subona baye koko
noneho nanjye mbonye umuntu nakwita uwanjye bebe ubu ngubu guhera none ngiye kwirengagiza ibibazo byawe bihari ibibazo bimaze iminsi biri muri uru rugo ngiye kubishyira ku ruhande ntangiye kwitegura ndifuza yuko uzaza usanga ibintu bimeze neza njye na papa tubanye neza mbese nawe ukishima ndatekereza yuko papa naza ari bubyishimire arabyishimira ubu nanjye ndi kwitegura kubimubwira sinongere kumustressa nkamutwara neza ku buryo mudu yari amaze iminsi arimo mbi uyu munsi irangira akishima ubu ngiye gushyira ibintu ku murongo ndifuza kubimubwira ameze neza bebe turagutegereje kandi nuvuka tuzaguha urukundo rwa kibyeyi karibusha ariko nyine iminsi yaribaye myinshi ariko ndabona umeze neza biraho nyine meze neza nta kibazo ahubwo mbwira ukuri mfite amatsiko y'ikintu wampamagariye bimeze bite nizere ko ibyawe na Richard byakemutse urebye byakemutse rwose ndanishimye ariko none ndababaye bizinesi yarimo iragenda ihomba anytime yanafunga niyo mpamvu rero numvaga namubwira akajambo keza akamukura ku mutima mbega akagaruka muri mood byamufasha pole pe nakundi ariko mbabiri mbwira niki satumye kumugana nawe amatsiko yawe kari nyine ndatwite ariko ntabwo abizi narabimuhishe Imana yabwa icyubahiro mbega ibintu bishimishije nese wabimuhishiye iki nyine urabona mbese urabona ibihe twari tumazemo iminsi nabimenye muri iyi minsi ishize ntakimwizera tutabanye neza ndavuga nti rero it's better yuko nawe muretse nkabanza nkareba ibintu byerekera hanyuma nkazamubwira nyuma hanyuma umwana akazavuka mu rugo hari umwuka mwiza hari amahoro ndumva ibintu ari hejuru hanyuma se ngaho mbwira ubu se urapanga gukora iki urashaka gukora iki mu by'ukuri nyine icyo nshaka gukora ndifuza ko uyu munsi nataha ari gusa namutegura impano nziza kugira ngo akishima hanyuma nkamana pregnancy test nabyo nkeka ko ariko biramushimisha arishima umva sheri umushakira impano nziza ibikora sibyo si ibyo umbwiriza sawa ndakwizeye tu ntabwo ntego ntabwo natekerezaga ko uri hafi aha ngaha nzi ko ndi njyenyine ese ubundi kuba waje aha ngaha ukansigirira hirya mbaje guhanagura aha ngaha kugira ngo hatazaza n'ibindi byinshi ndagenda nkora mu by'amasuku yego biba bikeneye kunahuza ibintu by'imbere sibyo kasaza kuza kuvamo muri kamwe twijyanira baturwa twijyanira sibyo ni message sara umuntu aba uri kumvangira reba uwo ari we abantu batazi communication amasaha yo kwandikira umugabo tumubwira message chérie Jesus Christ. Iyi telefone se ni iyanjye? Richard ntagire ibintu mbwira
nawe bikubajije kenshi kubigize ukuri kwawe warabyanze ubwo rero ntabwo ngenzi icyo nakora pe nihanganye bishoboka kose sheri ntubona ko ino nimero ntazi na rero please reka musobanurire amabwire musobanurire sibyo oya ibinyoma byawe bimaze kubirambirwa please maze kubirambirwa pe wanyumvisha musobanurire sibyo urabizi nimero z'imi telefone yanjye zose ziriho amazina hano hari izina ubonye hose ntabwo nzi umuntu wanditse ibintu uwo ari we wasanga ari abantu bashaka kuduturanya none hanze bafite ishyari njye maze kurambirwa ibinyoma byawe rero aho wahereye umbeshya ndakubwira umbwize ukuri wanga kubimbwira none ngeze aho mbyiboneye gutya ubwo si ubwo none uri kumbwira iki wabwo urashaka ko nkubeshya ubu nkubeshye ko kugira ngo dushimishe abanzi bacu please ndeka njyenyine pe kuko nuba ibyo byamfasha nta kintu nshaka kumva rwose pe nta na gato nkurikije ukuntu nagiye mbikubazaho kenshi ariko maze kubona yuko kwari ukuri ariko wowe ntabwo ushaka kugira ikintu ubivugaho kiri waretse please basi mbabarira ndakwingira sibyo mbabarira please ndi kumva nta kintu nshaka kuvuga please ndeka njyenyine ndakwinginze nyuma sibyo ntabwo nshaka kukureka kuko ndagukunda please ndakureka nsange ndakureka mfate inda